Radovaya mine kitutaya layini waya klere zonete fayawa pradove kuderaing lapoya pude fire jivoya lastanti predokie mine braing done sans praikie do fire mine dotaya ziratandukanye buri wese agenda agira impano ye ngewe iyo ari ibintu byawe Imana ihita ibimbwira deregite ahita mbikubwira narwaye iminsi myinshi ubu tuvugana iyo umbwiye indwara urwaye ndayimenya nkamenya uburyo ukambwira ngo urwaye gutya menya niba ari imyuka mibi ari ibyo bakuroze byo mu kanwa ndabimenya niba uri umuhanuzi w'Imana tugasengana ndabimenya iyo uri umuryi uri igisambo nabwo ndabimenya yego hanyuma ese iyo uhanura mu buryo Yesu agutuma mu buhe buryo Imana mu buryo ikunda kuntumamo ni ubuhanuzi deregite Imana iruruka ikavugana nanjye mu ndimi asante Nyiringabo narangiza ikabuzana nkabusobanura mu Kinyarwanda turi abo mbwira bumva ibimbwira mu rundi rurimi yarangiza ikabisobanura mu Kinyarwanda najyaga njya gusenga bitewe n'umubiri wanjye nifitiye utari munini umukozi w'Imana ubwo babigize ngo n'abakozi b'Imana agahita ajya mu mwuka akavuga ngo umva ukuntu Imana imbwiye ngo Imana iguhaye ibyo kurya ngo ntabwo uzongera kwicwa n'inzara ngo Imana igiye kuguha ibiryo ugira umubiri kandi mu by'ukuri si ibiryo nabuze ikibazo si ibyo kurya urabifite ibyo kurya ndabifite ahubwo niwo mubiri nifitiye niwo mubiri wifitiye nkahita mucisha mu ijisho nkamenya nti abusengera warabishe warabaroze abantu bameze batyo bahanuzi ni benshi turabafite iyo uri muri tuburwayi dene baya kudeta ufite umutwe la suneta yagre mene kude fire arasi kudetaya uriya mutwe uhora uhonda nemo sante wagira ngo ni inyundo ndirukanira nyundo irimo mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu ndakubita ndasenyagura akira gukira mu izina rya Yesu uwo mutwe ndakuramo izo mbaraga iyo myuka mibi rekura mu izina rya Yesu rekura nyabingi mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu amina sante imbaraga zikiza ndatevoya nawayakiye ndasengera uriya mudamu ufite umugongo demene sante turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo imbere yanyu murahabona umukozi w'Imana si ubwa mbere ubutaha yaduhaye ubuhamya tumwakire atubwire neza atuganirize uburyo yavuye muri izo nyabingi yarabituganirije ariko nyuma aza kuba n'umuhanuzi reka tukwakire mu izina rya Yesu Kristo yego murakoze nanjye ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo Imana y'amahoro ibane natwe amen yego hari abatakuzi uri umusore uri umugabo amazina ninde nitwa Ndayisaba Celestin ndubatse mfite umudamu umwe n'abana 4 Imana iguha umugisha yego hanyuma duherukana utubwira uburyo za nyabingi zari zaragukoronije zarakugize imbata yego ariko ntiwigeze utuganiriza uburyo waje kuba umuhanuzi watubwiye uburyo karande zakuvuyemo tubwira ko ari watangiye gusenga naho wari utuye bahashinze icyumba cy'abanyamasengesho icyo gihe yego ariko ntiwigeze utuganiriza uburyo wabayeho umuhanuzi n'uyu munsi ukaba ukiri umuhanuzi w'Imana amen nibyo turi kugira ngo tuganirize uyu munsi yego amen murakoze ni ukuvuga ngo mpamagaye hari impamvu iba yaguhamagaye buriya ni ukuvuga ngo ntitugakangwe n'ibirumbaraye cyangwa se umutontomo w'intare
buriya uzagenda ureba uko abakozi b'Imana bakomeye ba Dawidi cyangwa se ba Yosefu inzira baciyemo kugira ngo bamenyekane. Ni inzira mbi baciyemo kugira ngo bamenyekane. Ni ukuvuga ngo nanjye rero kugira ngo menyekane, kugira ngo mbe ndaha ngaha, ni inzira ndende. Nanjye ni inzira ndende naciyemo, byatumye nanjye Imana imenyekanisha kugira ngo mbashe kuba umukozi w'Imana. Izo nzira rero Imana yamaze kuziharura, maze gukira, ntangira gusenga kuko nari nzi aho bivuye. Ntangira kujya nsenga, ntangira gusengana n'abantu, ntangira gukunda ibintu byo gusenga, numva birandyoheye cyane, numva nta n'ikindi kintu nakora. Ku buryo nanacuruzaga, nza kujya mbireka nkacuruza ikigoroba bitewe n'ibihe byiza n'umunezero nabikuyemo. Kubera ko namaze imyaka myinshi ndwaye ndyamye, aho mbyukiye nanjye ndavuga nti iyi Mana inkijije ngiye kuyikurikira. Nanjye ntangira kujya nsenga, nkatangira kujya njyaho abantu basenga, ntangira nanjye gusenga Imana mu mwuka wera, nanjye ntangira kuba umuhanuzi. Amina, asante. Asante. Imana yarakoze. Imana igira neza. Ititaye ko nari ndimo Nyabingi, ititaye ko narwaye iyo myaka myinshi, Imana iravuga iti nanjye reka ngira icyo mushyiramo. Amina. Asante. Imana ishyiramo umwuka wera, irangije ingira n'umuhanuzi wayo. Asante Nyiringabo. Amina. Haleluya. Amen. Imana ni nziza bavandimwe. Imana ni nziza. Yego. Hanyuma uyu munsi mu buryo bw'umwuka bimeze bite? Aho umaze watandukaniye n'izo za Nyabingi, uyu munsi usigaye ukorana n'Imana. Ese mukorana mu bicuku bya nijoro? Ese mukorana ku manywa? Ese iyo uhanura mu buryo Yesu agutuma mu buhe buryo? Imana mu buryo ikunda kuntumamo ni ubuhanuzi diregiti. Imana iruruka ikavugana nanjye mu ndimi. Asante Nyiringabo. Narangiza ikabuzana nkabusobanura mu Kinyarwanda, abo mbwira bumva. Ibimbwira mu rundi rurimi, yarangiza ikabisobanura mu Kinyarwanda mu buryo abantu babasha kumva ibyabo. Ubwo we kugira nko mu Cyongereza ugashyira abantu mu Kinyarwanda? Niko bimeze. Cyangwa ni ururimi rutamenyekana? Urwo rurimi nkihanura bwa mbere, nabanje guhanura mu buryo bw'igiswahili. Abantu baratangira bakajya bavuga bati uriya muntu arabizi, ni iby'Abanyakigali arabizi. Ubundi ikajya igenda ishyiramo n'igifaransa, nabwo ibanza mvana ku giswahili inshyira mu gifaransa. Nabwo haza umuntu aravuga ati ibyo yavugaga nabyumvaga, nabwo ibivanaho. None ubu isigaye ikoresha ururimi abantu batabasha kumva. Ubu nta ururimi usigaye ukoresha, ntabwo abantu barwumva bari mu mubiri? Ntabwo barwumva, ni ururimi rutamenyekana. Yego. Hanyuma urwo rurimi urumaranye nk'igihe kingana iki? Imyaka 14. Imyaka 14 iracira umuhanuzi? Yego. Uyu munsi hari abantu benshi bafite ibyifuzo n'ibibazo bitandukanye, ndetse hari n'igihe umuntu aza akatubwira gutyo, akatubwira ati ndi umukozi w'Imana, ndi umunyamasengesho, ariko nyuma umuntu yamuhamagara akumva samwitaba, yamwandikira akumva namusubiza. Wowe ntago waba uri umwe muri abo ngabo? Ni ukuvuga ngo hari ijambo rivuga ngo ntukibagirwe aho wavuye. Ahantu Imana yankuye kwari kugira ngo nanjye menye ububabare bw'abandi, nanjye mbe umuganga. Ni ukuvuga ngo rero igihe cyose umuntu antabaje agira ngo musengere, duhendahenda Imana, muhuze n'Imana, ingende tayari, ubwo bufasha ndabukora. Ubwo bufasha urabukora? Yego. Ese uyu munsi
nawe utuye i Kigali kandi Kigali hariyo abanyamasengesho benshi muhura nabo bakakubwira ati ngende umunyamasengesho ariko yamara kubwira ati ndi umunyamasengesho ejo wamuhamagara ukumva sinzi ibintu akubwira ngo Imana iri kumbwira ngo mituro, Imana iri kumbwira ngo banza utange igitambo. Ibyo bintu weho ubivugaho iki? Ibyo bintu ni ubutekamutwe. Ni ukuvuga ngo ubundi niba Imana Imana hari abo yakizaga mu gihe cya mbere, yamara kubakiza bakirukankana amaturo bashyira abahanuzi, ariko abahanuzi bakavuga bati ntabwo ari ibiguzi tuba tubashakaho, ahubwo tuba tugira ngo izina ry'Imana ryamamare, Imana aba ariyo izatwihembera, bagataha bababaye. Ariko njyewe ni ukuvuga ngo ikintu nabivugaho ibyo ngibyo, i Kigali ni ibintu byeze, ni ukuvuga ngo kuntera amabuye bwo barayantera, kuko hari benshi bajya bavuga bati nk'iyo wirirwa ukora biriya wica imirimo yawe ese inyungu uzayibonera hehe? Nkibuka yuko igihe nari mfite amafaranga nyarwaranye nta kintu byigize bimarira, nkavuga nti ngewe cyanezeza no ko umuntu yakira akaba muzima nawe akajya kuvuga Imana, akavuga ibitangaza by'Imana, nyuma ntago ubuze aho uzahurira n'umuntu yakugirira neza bishatse, ariko utagiye kuvuga ngo ugiye kumwaka indonke, kuko Imana ibireba nabi. Imana ibireba nabi. Hanyuma se hari abantu tujya twumva ngo ndasenga ngo nkamenya ibyawe, weho iyo usenga ubibona gute? Hari abantu bavuga ati ngeyo ngusengeye mpita mbona icyifuzo uri gusengera, weho iyo uhanura ubibona gute? Ni ukuvuga ngo rero buri impano z'abantu ziratandukanye, buri wese agenda agira impano ye. Ngewe iyo ari ibintu byawe Imana ihita ibimbwira diregite, ahita mbikubwira, ariko nitabimbwiye ndagusengera, ntabwo bibuza Imana gukora. Hari ijambo rivuga ngo inkoko yabika itabika amaherezo buzaki. Iyo ari nijoro nubwo inkoko itabika ariko amasaha yo guki yageze buraki. Nagira ngo nkubwire ngo rero nubwo yazaga nkamusengera ariko Imana ntigire ikivuga ku cyifuzo cye, nagira ngo nkubwire ngo n'ubundi Imana iragikora. Hari abantu bakunda kuvuga ati ngewe nyigusengera, ati nyisenga nyibombeka amaso, ati Imana inyereka ibyawe byose, ati kabimishurira, ati kandi gahita ibikuraho. Weho ntabwo ari ubwo buryo, ntabwo ari uko bimeze. Ntabwo ariko bimeze. Ngewe nakubwiye yuko nsenga Imana, Imana yaba ishaka kuguha ubutumwa bwawe n'uburwayi bwawe ikabinshishamo, nkahita mbikubwira. Itabimbwira nkasenga, kandi Imana ntibibuza gukora kuko itabivuze. Imana iguha umugisha kandi Imana ikwagure mu izina rya Yesu. Amina. Hanyuma uyu munsi dufite ikibazo cy'abanyamasengesho cyangwa cy'abantu bitwa abahanuzi mu buryo bwinshi. Yego. Iyo tuvuze muri ubwo buryo usanga hari igihe hari abanyamasengesho cyangwa abahanuzi, tuba tubivuzeho mu kanya, usanga basenga ariko bagasenga babanje kumenya icyo ukora. Nk'ubu uracuruza, bamenya ko uri umucuruzi, indimi zikamanuka, ubuhanuzi bukamanuka, amayerekwa akaba menshi kuri wowe, ariko waba uri umuhinzi cyangwa uri undi muntu utagira akazi, ukumva babuze ikintu bakubwira. Ibyo bintu weho ubifata gute cyangwa weho ubivugaho iki? Yego, buriya ni ukuvuga ngo uko abantu bose basenga cyangwa bahanura ntabwo ariko bari abakozi b'Imana. Hari ab'inyenyeri ziba zarazimye bakomeza bakagendera mu icyo kigare cyo kuvuga ngo ni abakozi b'Imana, ariko ari abakozi ba Satani. Ndaguha nk'urugero, hari igihe najyaga njya gusenga bitewe n'umubiri wanjye nifitiye utari munini. Umukozi w'Imana ubwo babigize ngo ni abakozi b'Imana, agahita ajya mu mwuka akavuga ngo umva ukuntu Imana imbwiye ngo Imana iguhaye ibyo kurya, ngo ntabwo uzongera kwicwa n'inzara, ngo Imana igiye kuguha ibiryo ugira umubiri.
kandi mu by'ukuri si ibiryo nabuze. Ikibazo si ibyo kurya urabifite? Ibyo kurya ndabifite, ahubwo niwo mubiri nifitiye. Niwo mubiri wifitiye. Nkahita mucishamwo ijisho nkamenya nti abo usengera warabishe, yego, warabaroze. Abantu bameze batyo b'abahanuzi ni benshi turabafite. Iyo uri munini bakakuvugaho ibyiza, bakuvugaho ibyiza. waba unanutse ubwo bikaba byagiye. Iyo uri mutoya umva ni ukugusengera bakavuga bati Imana izakuzamura, izakugirire neza, izakuzahure. Yego, ni kuko baba bareba nta kintu uri bubahe, babona nawe uri nyakwigendera. Bakagushimisha. Uri munini bakavuga bati Imana irakwaguye, guhaye viza zijya hanze, bakakwica mu bwenge nawe ukagira ngo nibyo, naho no kurarira amagi y'amahuri. Yego. Abo bahanuzi bareze hirya no hino, Imana ijya ibasanga kandi ijya ibaha ubwenge. Hanyuma hano i Kigali, wowe abanyamasengesho cyangwa abahanuzi mukunda gusengana, uba ubona bameze bate? Cyangwa iyo bahanura uba ubona bimeze bite nk'abo musengana? Buriya ni ukuvuga ngo si bose, ni ukuvuga ngo, ariko ni ukuvuga ngo njyewe buriya dusenganye inshuro ya mbere ya kabiri mba narangije kumenya uwo uri. Yego. Iyo uri umutekamitwe mba nakumenya. Abantu bose bagusha kunda icyigisho cyabo, ubuhanuzi bwabo ni ku ifaranga. Ibinyoma bagatangira bakaguhanurira iby'ibinyoma, ibyo ndabimenya. Kuko buriya ni ukuvuga ngo njyewe ndakubwira yuko narwaye iminsi myinshi. Ubu tuvugana, iyo umbwiye indwara urwaye ndayimenya, nkamenya uburyo, ukambwira ngo urwaye gutya, menya niba ari imyuka mibi, ari ibyo bakuroze byo mu kanwa, ndabimenya. Niba uri umuhanuzi w'Imana tugasengana, ndabimenya. Iyo uri umuryi, uri igisambo, nabwo ndabimenya. Yego. Hanyuma hari umukozi w'Imana twakunze kujya dusengana. Uwo mukozi w'Imana Abanyagatare, niho muzi, niho naturutse, niho twakundaga gusengana. Bamwita Eric. Uwo mukozi w'Imana niwe nzi twasenganye, nkabona ibintu akora rwose bijyanye no gushaka kw'Imana. Yego. Nibyo turimo dusenga kandi turi ahantu, ariko ndashaka kugira ngo mu by'ukuri harabye, shaka kugira ngo uze gufata umwanya wo gusenga, ndetse hari n'igihe Imana igwana message zabo, kuko abantu baba barumva icyigisho nk'iki Imana ibibazi. Yego. N'uwo yagwa message yiwe uyitambutse mu izina rya Yesu. Yego. Ndagira ngo uze gufata uwo mwanya uhagije urambuye rwose, usengera abantu mu mpano Imana yaguhaye. Harimo impano yo gusengera indwara, mu mpano Imana yaguhaye harimo gusengera ibyifuzo by'amadeni, gusengera ibibazo bitandukanye. Amen. Abo bantu ubasengere babohoze mu maboko ya Satani yari yarakoze. Kuba turi aha ngaha no kugira ngo dufatanye gusenga, Imana igira icyo ikorera abantu, kuko natwe Imana yagiye idukorera imirimo n'ibitangaza kubw'abantu natwe badusengeye tutabazi. Ubu rero tugiye gufatanya isengesho dusengera abantu. Ndasengera abantu bafite ikibazo cy'uburwayi. Yego. Bwananiranye. Yego. Cyane cyane, ariko uyu munsi abangiye kwibandaho ni abarwaye imyuka mibi. Yego. Imbaraga za Satani. Amen. Nizo tugiye gukubita uyu mwanya. Amen. Kugira ngo abantu bamenye yuko hari Imana ibasha kumenagura imbaraga za Satani. Haleluya. Amen. Amen. Mana turagushimye. Haleluya. Rabotayini sante amina papa. Yego. Turagushimye kuko uri umukozi w'umuhanga. Haleluya. Turagushimye kuko Uwiteka Imana utuza amazina. Haleluya. Haleluya. Ali epotayini. Awi.
papa turagushimye haleluya mu izina rya Yesu wanesheje ku musaraba igorogota ni ukuri turaguhamagaye umwanya haleluya sengeye abantu bafite uburwayi bw'imyuka mibi ndakubita hasi imbaraga z'abakonikoni mu izina rya Yesu Kristo wanesheje ku musaraba igorogota haleluya mu izina rya Yesu ndahanantura biriya byose mu izina rya Yesu ndakwinginze mana data nyir'ingabo radovuwa ya mine kitutaye layini wa ya klere zonete faya wa pradove kuderaing lapoya pude faya jivoya lasta predokie mine braing done sans praikie do fire mine do taya ndafata zira mbaraga zo mwijima mu izina rya Yesu Uwiteka Imana nyir'ingabo ndasengera uriya muntu ufite uburwayi dene baya kudeta ufite umutwe la suneta yagre mene kude fire arasi kudetaya uriya mutwe uhora uhonda nemo sante wagira ngo ni inyundo ndirukanira nyundo irimo mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu ndakubita ndasenyagura akira gukira mu izina rya Yesu uwo mutwe ndakuramo izo mbaraga iyo myuka mibi rekura mu izina rya Yesu rekura nyabingi mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu amina sante imbaraga zikiza ndatevoya na wayakiye ndasengera uriya mudamu ufite umugongo demene sante wanze gukira ziriya mbaraga mbi iriya myuka muteza ndakubita ndatwika mu izina rya Yesu mana data genda muri uriya mugongo unamura uriya mubyeyi mu izina rya Yesu ndakwinginze mu izina rya Yesu genda utwika mwami Uwiteka twika kongora la zone teva gone tai la wayaba done sans kodere bone koda zivoya ere gobe ndasengera uriya muntu ufite amatwi utari kumva neza wari ufite amatwi yumva none Satani yamuteje kutumva ndatwika ndahanantu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu asante Mungu papa genda uzibura ariya matwi genda uzibura tesha iriya turasifera agaciro mwami Imana kwa muganga barananiwe ariko we ntujya unanirwa amina sante urakoze urakijije urategetse urakoze icyubahiro ni cyawe amina rotefo brayiningi donesanse purayidi kiyi levoya sengera uriya muntu ufite ukuguru demene sante oneki kuri mu bihato ndagusengeye ndahanaguye ndatwika ndakongora sohoka wabihato mu izina rya Yesu kandagiza icyo kirenge wowe unyumva ufite ukuguru kudakandagira mwabuze indwara ntukandagize mu izina rya Yesu Imana irategetse ngo uyu mwanya urakize anatode tayigod tayiningi jefuwaya nasikuya badeguna siti evaye kodrere jepode ene desanse nongere nsengera umuntu ufite amaboko baboshye newayaba desire yava donekrere aliziwaya nta kintu abasha gufata barayaziritse ndabohora iriya migozi ndabohora mu izina rya Yesu uriya mukozi wawe murekure rekura mu izina rya Yesu ariya amaboko mana
nyabohore azaba umukozi wawe agukorere ademayi nosifuya domenesia nekude predekiye sotebaya lofuya koreditaya zepoy dekuya menestansi amina sana urakoze mana urakiza bikagaragara urakiza bikagaragara alewaya bat doneki ndasengera uri urwaye mu nda hanze gukira akagira ngo ni mu nda ari byo bamushyizemo sohora mu izina rya Yesu sohora birabi nyabingi sohora ari amahembe mu izina rya Yesu amina domain so timing so fire bredoti zokie po pe mu izina rya Yesu kiza umuntu wawe nsengeye undi muntu ufite inzu waburiyemo amahoro amina iriya nzu ayigeramo akabura amahoro domene erebotayine sohoyemo biriya bintu mu izina rya Yesu ariya mahembe ndayasohoye ashaka kwirukana mu nzu yawe ndatwika ndacagago mu izina rya Yesu witeka Imana kora imirimo n'ibitangaza uyu mugoroba bohora abantu bawe mu izina rya Yesu data nyir'ingabo wi ra dofu pre desire paiko drere amina urakoze mana urakoze ukoze igitangaza uyu mugoroba ubohoye abantu bawe mu izina rya Yesu mwami Imana nyir'ingabo girira neza abantu bawe rero ya paya domeneke dotaya zone vuaya alaikie zemingi totaya urakoze mana icyubahiro ni cyane mu izina rya Yesu amen.